Mota hagarara ntwara ahantu mu mabatizo amata rabona ndashaka kujya mu mabatizo kandi hari igihe nasanga ibiryo babimaze ndashaka ntware vuba hari ahantu ngiye ese no gukwihutisha ni ukunyihutisha ahubwo uranca ngahe guca nka 2 bibiri so ubundi wambaje aho ngiye none ugiye hehe nse uyuhera kuri icyo wambaye ubanza guca amafaranga utazi naho umuntu guca amafaranga urabona hajya igipangu cy'ubururu kiri hari hepfo ugeze kuri manutara yabayita ngo ikinyibutse none ushaka kujya hehe ndashaka kujya kuri cya gipangu ni igipangu cy'ubururu cyashizeho irangi gusabaye umubatizo okay ndahareba urahazi neza okay noneho reka nze nkwereka hariya ndaguha amafaranga 300 ntabwo ariko ni hari hafi man nuko nje gusa nshaka kugera n'ihuse gihuse 300 se ni garura 700 se ndabandi kugura bonoma 700 se urumva moto yanjye uza amafaranga ihagaze iri se ni igare se bundi bitaniye 700 mota urayanze koko satani ntabwo nabimereye cyo mfa n'abagenzi b'i Kigali mwagiye muza muri gutega ariko imotari by'i Kigali mwabaye moto muzabiriza ibiciro mpaka kugeza rya iyi moto urabona ari verity nje nagendaho nje gushaka undi mu motari urimo satani ntabwo ari kuyagendeho jewe ntabwo wayansubiza wayabitse moto urantwara ntabwo ntwara nabitse se wayampara arya nayo nari nago ubona kuba no kwikopesha tabizi moto nje urantwara ntabwo ntwara ntabwo ngutwara okay reka ngiye nyemera ariko aho ngiye n'utahangize niba utanahazi ntabwo nkwishyura ntari bitugenda kandi muri uwo mubatizo nawe ushobora no kunywamo dore k'amatari mugira ninde ndanywamo se bantumiye keretse n'imvumba ndakubumbisha ni wowe nyir'ubukwe ariko nta nabugira ubwanjye mpageze icara tugiye niba uyemera muta ngaho gira vuba tugende Are you sure, Emmanuel? ariko nibuze tukarangiza iyo deal umva mata umva bani uri kujyaisha gahunda yihutirwa moto bundi iki mu kanya kwa murokore iki niwe gituma wa mwana kwa murokore yabatijwe kandi akazi mu kanya moto urabona abakazi Kigali kwa murokore mbwira umva we nangaye vahori moto nangaye motari moto nije wayifashe bwa mbere kwa murokore hano hirya gato yarahabaye umubatizo hari n'ibintu bimeze neza ndashaka kubanza ntawa ngaje wone wagiye ngenge kwa murokore ni hehe ni harahirye kwa murokore none ngo mwese murashaka urampagahe nje nakubwiye ko ndagwa 700 ntabwo nyarenza amata akunda gutwara wenyine nje nyine ningishaka ntabwo wantwarana n'imbwa ivuye motari bundi kugera kwa murokore twese amwe wadutwara kurangaye hano hirya n'ubundi nawagiye kwa murokore kuvumba uyu nje ntabwo ndi umuvumbi barantumye 600 turaguha inota ya 4 dutware twese inota ya 4 dutware hano kwa murokore nje mota twavuganye 700 bine bitarapfuye kuzamo wamukenewe ndabyishyura urayafite ujye witoza nyereka amafaranga ibihumbi 4 urabyemera tugende cyangwa mota nje ndagwa na avance ariko nje ntware nje nyine ntabwo najyana nimba cyane yigoye avance n'amafaranga ndayafite mota urantwara ntabwo ntwara amafaranga ndabatwara muri babiri ngo nikibanzo kinicaye ntabwo najyana nacyo ndi imbere mota dutware ntari ariko uyu ngo yagiye kuvumba ubyibuka ariko iyi ngegera mana yawe iramvangiye kwa kagabo gafite umwana mugufi kuri cya gipangu nakubwiye kwa murokore bite byawe se ko arimo kwinjira umuntu ku rutonde ndeba urutonde nanjye witwa Nice Nice urakoze cyane yego Nice I want problems always. Nice okay reka mbwire nuze we reka mbwire satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibiha power
araduhenze wakwitana Songo mbona winjira nk'igisabo ni nyamabuni nyamabuni bombi yatwerera amafaranga menshi nyamabuko mbona utari kuri lisiti nyamabuni ntabwo uri kuri lisiti nyamabuni toka we garuka hano we Musengero garuka hano mukazana hano kavuyo hano uzagira akavuyo ase wowe kuba ufite akavuyo kenshi muhagarare hano mbanze muhagarare hano ushinzwe hano man yewe itonde ninjye ushinzwe abinjira ahangaha wowe kwanza we witwa nde nitwa nyamabuni nyamabuko utari kuri lisiti ntabwo uri kuri lisiti nyamabuni ndimwo ni nanjye natwerera ibihumbi ubwo ntabwo uri umuvumba ntabwo waje kuvumba ntabwo naje kuvumba pe ni kwa murokorera abahanya ndahangana nabo ndagaze izina rye ntaryo uri kubura naryo ngarebe iryanjye nigendere no wowe urinde hasi ntawe uri kubona aho ngaho pasi ndakubona ndabona uhari nyamabuni nguyu ibihumbi 30 yatwerereye nyamabuni we toka nyamabuni we turaza guserera wowe 30 natwerereye ubaze na murokore muhamagare iwanyu bariya muhamagare anyamabuni muzima natwe n'ukurido nari umujyi ujyunwa ko mbona wasinze ibihumbi 30 kwa murokore nabi byinshi sohoka cyangwa sohoka ntabwo uri kuri lisiti umva rero nkugire ko icyo nagusaba hamagara rwose murokore niwe nahaye amafaranga urebe yuko akubwire yuko agomba kwinjira kuko naramutwerereye ibihumbi 30 none ukuri murambaza mumamagare nyiri oya nk'ubwo murokore niwe natwerereye nyine umva nkubwire sibyo banza rero wowe kamubwire sibyo wenda urabona we nafata umuntu uri mu birori ngo ave mu birori aze hano ngo aje kukureba umva nkubwire rero ko yateri naratwerere kwa nkongoro bare kabiri ni nkongoro natwerere murokore muhamagara mubaze ibihumbi 30 nango yaza kubera ko ari kumwe n'abandi bashyitsi baturutse muri Canada urimo satanisha ntabwo ari gusa oya reka wowe mbare gatatu ubwo nta bintu byinshi mbare gatatu wasohoka we are garuka wanjegeraho Songo mbona wewe umuhirindirira gera I don't want peace. I want problems always. gera gusa ari ubobo wajye fa bidire cyo meze neza witwa Bwiza mbwira n'irindi ndebe ko Jacqueline none se ko mbona witwaje inkoni waje kuragira inka none mu bakonyene iyi nkoni rero nari umusaza yari yarayibagiye mu rugo rero navuze reka akujya nze gutaha ubukwe nyisize kanyizana nyine hari ikibazo kuko gusa rero uri na mwiza cyane kabisa uri muragira iki se muri no minsi ndabona ahantu hose umunanyira kabinzobe God have mercy upon us. nabo wisigaye amavuta yitwa ikimuri nyine ndabuzima bwiza Imana yaraduhaye sha rero ubwo wajya ubwo warushyiriye no nkoni umusaza wahangaha okay none se ubwo uko nshaka ko ari mission nshaka kuzajya dupanga kuri phone nawe ukuntu ama namba yawe azajya tuciringa nyine muri bino bihe yerekeye ku biki ya mfite job Canada nshaka ko tuzajyana Don't want peace. nshaka kujya i Burayi yitwa Dorosi ikibazo z'amaguru nawe okay nashyi ishyiremo nari hajya amazina ni Bwiza mbere yo kugenda ko nshaka ko mbere kugira ngo njye mu mahanga nshaka kuzabanza ukambomoza muri bya bintu by'amatazari yewe wowe Bwiza wambaye kuba nje mu kirori cyanyu urabona ngiye ndi indaya ntabwo uri indaya ariko kwa wambomoza sibyo mbere nkubwiye umuhungu niba uri n'umuhungu niba uri n'igisimbi oya ndi umugabo ko umugabo ubwo nyine ndakubashye nawe urabibona njye sindi indaya ziba muri Sodoma ahantu banza bajya kugurira indaya nyine pe abantu bagufiye bose ahantu bajya rero pe sindi indaya
se wandaye wabaye uti indaya nisi yewe inshinzi izagurana muri no Kigali kabisa ngo indaya data rwagwagwanjye bita byawe kumagarika konda winjira nk'igisamburinde je mu mubatizo batizo hazamo umuyede waraye muyede wa Kigoryi umuyede ari he hagarara hangawe peti hagarara tudaserera hanga harimo kwinjira iki kintura ese ubundi wanyweye wese nkijya makambanze nkubaze ibi bitabo ni iby'icyo uri kubimaza cyanga rero nimba bakwita nde agarara ariko nge nakwita umuyede ndabona iki gitabo nese ibi amakayi kayinayi cece se wanjije we mbanze nkwereke iki shamba barera witwa nde kuri ku rutonde witwa Kanyota muhanya ni Kanyota ndagaso Kanyota kutari je naratwerereye ndumva naratwerereye igitoki kugira ngo babashe kwemwa mwizoga ariko kambanze nkubwire genda ko wanabonamo n'abagira neza nuko waba utwaza Imana ibitabonye ntago wandenza amakuru ngaho genda kwahengetse sisha wararindagiye genda yashize none yako wabona n'abagira neza bagufasha akubundi nkamwe musohore se nibyo ushaka uvuye mu kiyede cyangwa uvuye ku hajya kutaburira ya myanda bajugunye kwa kwanza nk'ibyo bintu wambaye wagira ngo nibi ibyo bikweto wajya ugira isuku uza mu bukusa gucyo uri kumbaza ngo kukubaza ati ibyo bintu uba wambaye uvuye he uvuye ku hehe ibya bintu by'abantu ako mwareka ngo baze mwa ako bashaye mugiye mwubaha abantu bakurumwa urimura ubusi nese kuba muri hariya nkaza kwivumbira inzoga ngaha nicyo cyatuma uri kugumya unganiraho ariko uzajya unakaraba ndeba kuntu ubusa nkarabase ndi wowe hano nje wawe utangiye no kunzamuraho agatuza wanjye hano se uri kuntera ubwoba hano turi Kongo hagarara ahangaha twumva ako basha iyo mugiye mwubaha mwabahungu hagarara ahangaha tuvugana murindagira mu gakabyo ese ubona ubu kugiyemo nje naratwerereye igitoki ubu nimba ratwerereye ubanje kuvumba mu mubatizo ngo hano rushikaje ngo murokore ngo yabatije tuza nkubwire ibyo nibyo byatuma uzamura amagambo tuza tuganire sibyo mana nyagasani ese umuntu kuza ese n'abandi niko bagenje ko mbona utangiye gusinda utari wawe Kanyota ndagira ngo nkumenyeshe ko ubugorye abantu mwihaye toka ntabwo wambuza kuza muri ibi birori wagenda akagenda yegera gusa twe twajemo twaje kwicara gusa mani shamani ibyo kwa Nkongoro niko bimeze kiba tatuzanira ibyo kumva mba mbona ibyaho nta rezo rwose nge naherutse ntwerera igitoki niba bamvumbye sinza ahari yasina natwerereye ariko naje mu bavumba uburyo boss namuhakaniye ngakazisha ngiye n'inyota iranyishe ndabona amaherezo n'ititaye reka nanjye ndumva cyangwa nta nzoga y'inyamunyu nta rezo yampaye amara uko twaje niko dutaha ndabona nta kintu gihari wowe uzi kuranywa inzoga hano ko nzi ko ari mu barokorera yewe se ne mu banywa gake mani abarokore buriya Nkongoro ubona ari umurokore ni umurokore ubundi njyewe ahantu mba ndi hatari n'ibibuni by'umusururu n'imitobe n'ibigari ntabwo biba bihari twerere yangana iki se ubundi wewe ko numva uri kuzana wabajije se murokore Nkongoro azakubwire nge we n'ubundi n'ujya utwerera naho twahuje akarere ka n'ubundi wori nyabibuni nyabidomoro ngubu dore nabuze kujya gusasira inyanya kurindagirira ahangaha nje mu makwe isi igitoki cyane natwerereye inyanya ugira imirima yo guhinga reba n'ibigofero nk'ibyandi ntabwo nahinze ibitoki ari mu mukoko nta nyanya nahinze ari hepfo mu mukoko mu mukoko he epfiriye ugira umurima ko wanurira inkono z'abantu kuko ari ikigende ukareka kubeshya mani manuka kwa Rushigaje iki kura murima ku rubibi nanjye na Rushigaje iki nta nyanya zihari n'ubundi ntabwo muri buhagira aha mwicecekere n'ubundi mwe wowe ushobora no kugenda utanariye niba utanariye gusa njye ntakubeshye batampaye ku nyama nta nubwo nzanagaruka kwa nta nyama ubuze inyama wabuze icyo nkangura inyama se iwawe uraziteka uje kurya inyama ntazi ubona ng'inyama burangiye ahantu ntari ifiriti singi inyama ibintu byose byama yego ndi umva sha ushobora habe n'isungura babaga ahangaha abantu bafite amagambo si abana abantu natumiye ni Boko Haram
ko numvagira ngo baravana bananyishira umuntu we nabwiye ngo urayobora bino birori undi ko atari kuza ngo ambwire uko bimeze ko baranyica ndagara ntuzongeye kuntumira mu bintu byawe umva nkubwire uracecetse uri nta kintu turimo ahantu ntacyo mbwira ubu se wateguye gatoya umva nkubwire ngiye mbwiza gusa ibintu biri kubera hano ibyo bintu we wateguye iki reba uraho n'ibishati nta kintu wateguye abantu bose umva ndahinduka itaranga mu gikoni ukuntu bimeze ntabwo bizi ntabwo mvura urusaku bafite umva nkubwire ikibazo natumiye abantu bane guno n'umubatizo kumva nyuma haje sinagasani amasoko uraho urakanuye abantu bicarararanze ngaho nawe nyumvira natumiye abantu bane haje Kabeza haje Gatsata haje amasoko ndabahike mu magambo tugende muri bari abantu none tugende ujye kubabwira icyo ubabwira wowe genda ubanze ugere ikintu babwire tugende banze ugereyo ibyo reka kunzana ngo ntabe mu nama ufate ibyo binshire mu narinzi ko ari n'abashuti ahubwo none utsindi none barananyika kandi navuze nk'uko ibintu byawe nateguye umugore ari hari afite mu nzu birahari ibyo kujya tugende mu bukwe asi wabanje ukagerayo ngwino twegere bari abantu hari uwabakira njyewe numvise bafite amagambo twumvikana mwana wa mama ibintu byawe umunsi uyu ni umunsi wa mbere na nyuma nje ntuzongeye ndaguzagaruka tugende nko anzu nsobanurire ntaguzagaruka ngo tugende urareba ibintu mu gikoni muraho nawe uraho n'ibishati wifashe nkambwe urasamye ntaki tugenda ariko baranyica ndakuraye wagira ngo ndagaruka ukwe neza ngo tugende umva se genda uba ndaje wendebera ndaje ngira kandi ndeba aho hano hirya ndaje ndavuze ngwino ariko kubera kuri imbere ndakibaza hasi ubu nubukwe cyangwa mbona harimo n'amasuka ndakurahiye yego mpanda ngaho hano ni wawe nkongo ruvayo je mu byukuri aba bantu batwicarije ngaha dore baba boss baraje noneho turariye dore ngaba noneho nibaze batugeze ibyo byabaduteguriye mujye mwubaha abashyitsi cyangwa mujye mu byorero umuntu akorera kumbona muri kwayura muri aho amani nzarayisha abantu mutuze haracyari karimbo reka njye mbaza iyo umuntu atwerereye mukagumya mumufata nk'inararibonye ngamo mumufata nk'ikintu cy'ikigori natwerereye ubwo isi cyacu cyabuyoga cyo ku muhanda uretse gatombere kuri wowe uravuze ngo ingingo yakwica shange nzarayisha abo bantu none hano muri UNICEF ariko njye naratwerereye wizumbwira amagambo menshi bagabanya umuntu yaje ndabibona yakubwiye ngo ibi bintu ntabwo byavamo cyangwa duhaguruka tubisobanure neza sinakubwiye ngo natumiye wagira ngo ni boko haramu bandagari bona nkongoro icare hariya wowe nkongoro njye ntabwo nongera kwicara mutarampa ibyo kurya rwose ntabwo nakwicara mutarampa igihe umuntu yiyicariye nkongoro mureke hano mvuge sinjye uyoboye wagize umuyobozi ndavuze ngo mwebwe sinshaka rwaserera induru hano tuhari ku bw'umugisha twahawe n'Imana umwana wacu agahabwa isakamento rya batisimu muri aho bwe nawe ucare haradudu none gute niba uri umuyobozi abantu baza hano bakicara ntacyo kunywa mwaje kwishyuza nta byo kurya ntacyo kunywa gute uri kuvuga ngo urayoboye icare nawe icara abantu banza wicare ufite isuku we waje guhinga ndabakonza ndabahinga ubukwe n'indambara n'indi mwaje muri namba mukomeze gahunda tumwe cyangwa tumenye ngo turanywe cyangwa se icare hariya kambanze ndeba Kristo yeza kuzwe bavandimwe cyane ndago kuzwe umuntu afite inyota yeza kuzwe ndakwiyamye nashaka gihore ko tudo nakuguhaye igitoki cyanjye kira gitoki nagombaga kujya kukicara n'umwana n'ibindi biraza mutuze ariko se nko kumbona rwaseranga ese ni bandi bagutwerera ariko ubundi umva kubwira nkongoro njyewe sinzi ibintu byawe wabipanga nkongo ngwino hano tuvugana ngwino hano ubundi umva ngubwira buretse ngubwire nawe nubwo naguhaye akazi ko kunyoborera ikirori izuba ryanyishe ngiye kuzana uruhara umva ngubwire nkongo mana yanyu urukundya mu mutwe Imana y'u Rwanda ibirebe umva ngubwire ndega amatwi umva ngubwire hari agahungu nazanye hano karihe kakanyandikiye abantu natumiye bose gahamagare nje iyi rwasera ndayirambye kitwa gutinyutse yibutse ngenda kazi kinijyanye n'ibigufi
ariko mwabagabo mwaduhaye icyo kunywa abanyamutara turanywa mwaduhaye icyo kunywa ko twatwerereye tuziba nawe kunywa ubu koko aha ni mu kabare waje turanywa umva nkongoro murokore wanyana yimbwa we nimba waranakwerereye ugeraga mu kiroro ugahita unywa cyangwa urategerezaga nta gitoki kanyota yakuzaniye amari nawe ndavuze utica umuntu icara hano hamagara muceceke ibintu byoroganiza mwanyana zimbwa mwagakubitwa mutuze ko bikanuye mwamagare nawe uri kunzagarira nibuke nimba ari Vayivani ntacyo nimugire sha ariko nitaye Vayivani karamizwe ngo yena ubundi ngaho ubundi narabikubwiye gutwerera abatindi nacyo icara hano icara Mariya mubyeyi mana yanjye sinogenda ndashimye kubera ibyiza yamaye sinogenda kubera inzoga bagiye kuduha sinogenda ndashimye kubera inzoga tugiye kunywa sinogenda ndashimye umva weza niyo nzoga sha yamanga data Yoro byabicisho byose birasaze neza. Aba bantu baratwica. Muzibe dukwe byatuzanye. Muceceke cyangwa mutahiraho ngengongoro. Amva mbabwire. Mutuze mudukuye no muri mudumvikane. Twiririmbira muzana ibyo kunywa. Ni mudatuza muratahiraho ngengongoro ngongi y'umuriro. Aba bantu baratwica. Nakubwiye nawe reka mbyikorere. Ibi ndaho bikoreba. Nkongoro umwana wa mama. Nkongo. Ibintu byawe ndabiranda. Nakubwiye ngo Nkongo ntahe. Shinama hari yambyikorera. Ibisigaye shinama humbi kora. Ushinzwe gushina amahari. Mbo wowe waramukiye kwa Mose. Kwa Gasana. Waramukiye. Zana wa. Katurebe none. Noneho buretse. Hagarara hano mbarebe neza. Ase nkongo ko mbona watumiye abantu benshi nkaba mbona nta bantu batwe. Nimushinzwe protocol bamunzira badusome. Bavuye bakadusoma. Ndavuze mutuze. Cyakukunda kwigira inararibonye mwaceceka zana icyo gitabazo kukiraho kuri ibintu utamenya akoze abantu natumbiye ko ari ngiye ubazi biyaga abantu babiri hamwe nine ni ikibazo reka kuno ni umubatizo kandi tore gifata amabuni dani nyene ndagira ngo bamenyeshe wowe turagiye kureka tuzagaruka tugiye kwa mudugudu tuzagaruka tuzanye na mudugudu yatapumuye darabisha ni yatapumuye ahantu naga nkongoro abantu baratwica nkongoro baratwica tuzagaruka tuzanye nkongoro baratwica nishyura ariko mureke mbabwire mutuze mbabwire rero mugende tugiye kubanza kukurega kwa mudugudu nkongo urabona sinakubwiye ngo ndaraba ndunatumiye ni Boko Haram wanyana yimbwa we nawe tukavuna umuheto nkongo ibyo unkoreye uyu munsi nuko sinzabyibaje do nanjye reka ngenda n'icyaka rindagira bakurikiye kagenda bose kumva mu maso reka ngende ngo natumiye ngo umuntu ngo aje ngo kunyoborera ubukwe asikiwe ngo bagiye kundega mugende sha ubundi muregura umudugudu ko ari njyewe manager shahu mwandega hisi ni njyewe uyobora guno mudugudu ndi wandega kwande kusanga urega ari uregera ngengongoro